agahinda gafitwe n'abadiaspora baba muri Amerika bafite akazi bakora kabo ka buri munsi. Yego. Yarabazengereje bro. Gasuku amaze gutera toroma atocaringa abantu mu buryo bwo kubaka amafaranga. Bwo kubaka amafaranga. Abadiaspora batocaringa. Yego. Mbere na mbere ndabanza ngaye umuntu twa Pastor Claude. Aha. Ndabanza ngaye umuntu bita Cheetah Magic. Yego. Ndabanza ngaye umuntu bita Murongi Sabe Munyengabe. Ubundi nongere mbabwire ngo kuki muri abanyabinyoma kubera iki muhishira ibintu kandi mubizi. Bavuga ibintu byinshi cyane ariko by'ukuri yo mbarebye ndavuga nti se bano bagabo barabatamitse kubera iki baca hejuru kuki baca hejuru n'ukuri yuvuye hano ukigira hano bita Mayange mu mudugudu wa Kindonyi muri bari Kibenga man bakubwira ibintu byinshi cyane abaturanyi bakubwira ibintu byinshi ariko bakakubwira ngo ntidushaka kujya kuri kamera reka mubwize ukuri hari abagabo bona bakaza bakavuga ariko mu by'ukuri wakumva ibyo ukuri kwa nyako naguherereye bose barubantu ikibazo bimeze bite yego mu gitondo narazintora ngo ngiye hari Bugesera ariko ikintu nashakaga kwari kumenya ngo ukuri kw'ibyavuze ku ma YouTube ninde uri mu kuri ninde uri mu kinyoma yego rero mubwire rero ikintu abantu bose babeshyaho cyabaye imbarutso yo kugira ngo gafaranga Bishop gafaranga n'umugore we Annette Murava batangire gushwana batangire gushihurana sinzi niba munkurikiye sinzi niba yenda muhari sinzi niba yenda muvuga uti vuga uvuye aho ariko reka mabwire icyo bita intandaro cyangwa se katarize imbarutso yego numva abantu benshi baba hafi ya gafaranga mu namubwire gafaranga we nta nshuti ugira gafaranga wowe nta nshuti magara ugira sha uri ku gasi nk'agati nk'agati kameze mu butayu etage ya fro 3 inzu irahari ariko kibura n'amasuku ni nabyo babonye mu YouTube hose bavuga ati inzu irahari yego ariko mo hagati nzigeze mu hagati amakuru nakuye Bugesera nakuye mu baturanyi nakuye no ku mukozi wabo witwa Nyinya yanyongoreye mu ibanga hano mfite amajwi yabyo avuga yuko gafaranga ageze mu hagati ngo yaje guhura n'umugore w'ikizungerezi inzigeze mu hagati yego na gafaranga rijya ashaka kuyirisha Annette Murava iyo basereye barayizitura kayimushumuriza shebuja wimbwa agashaka kurisha mabuja nyirabuja wimbwa iyo mbwa ngo yitwa Sinopu ujya kurya Annette ahubwo Sinopu Annette kata ngo aramwatakisha shemu byaba bibabaje Sinopu ataka byaba bibabaje akayimushumuriza iyo baserere ngare mushumuriza yego bararukirita baririmbye umushara se wabaririmbye hariya ugira ngo nturute wa mwarimu n'abandi umushara wari nabaririmbye imbarwa gusa ariko si icyo ngicyo cyakuvuga witwa Yayel nawe niho aririmba muri icyo cyumba baririmbiramo hari umushuti wanjye witwa Christian none ne Patrick nawe ni umushuti wanjye ntabwo nari nzi yuko ahubwo amakuru natangajwe no kubona batagira urusengero kandi nabonye ku mwaka barije miliyari 6 binjije miliyari 6 n'ibihumbi na miliyoni 440 ngahe n'ibihumbi magana ngahe yego ariko maruzi kuri business irenze se ariko si baruye muri business cyangwa ibaruye mu bigo buretse ni business uretse nyine tubanze twumvikana uko niba leta ifite ishingiro cyangwa nta shingiro ifite uko RGB yakemuye ikibazo cya Rayon Sport igafata uwitwa Jean Fidel ikamubwira ati wari uyobora Rayon Sport ni nako RGB ifata insengero buriya yego uko ikemura ibibazo by'amakipe na kukemura ibibazo by'insengero urabyibuka ADPR bayihereza Izayi umushuma mukuru yego Reverend ayo ni Reverend cyabya bamwita representant legal representant legal Izayi yego umvise RGB na RDB byose ni ibigo ariko nanone nubwo ari ibigo byose RDB nubwo ishinzwe iterambere n'iki by'igihugu bihuriye na leta ariko niyo RGB nayo iba muri ni ya leta isi si ya leta yego uko rero
amabwiriza agenga insengero avuga ko yuko ugomba kuba ufite urusengero rwawe, inyubako yawe idafatanye n'uruganda, idafatanye n'akabari. Ndavuga ngo hano mu gitondo n'akabari ngo hanyuma ngo mu Rwanda no gusenga. Iyo bavuze gutyo bivuze ko niba ngiye afite urusengero hano hasi muri rimwe utagomba gushyira urundi ngo muri kabiri. Oya, iyo ni inyubako imwe. Buri wese agomba kugira inyubako ye kugira ngo leta nijya kuvuga ngo tubasoreshe ntabwo uri gushaka kubinjiza mu makampani babona uko basoresha. Ariko amakuru ari nuko rusengero ngo rwanakodeshwaga. N'urukodesha nyine n'ubundi wabonye ko beza abakristo. Impamvu dukunda Grace Room ngo nuko ngo itatubuza kujya mu yindi mirimo ya mu gitondo, kuko ku mugoroba tuyijyamo tuvuye mu kazi kacu, kuko mu gitondo hari mirindi dini, ku mugoroba kazamo Grace Room. Ariko nanone nkibaza ngo ni gute yo siporo bakeburira ikibazo nk'umuryango utegamiye kuri leta wigira ngo uri hariya hanyuma uwo muryango wundi bakabura ukuntu bawubarura. Nuko uvuga ngo mu yandi magambo nta hantu na hamwe Grace Room yanditse muri leta. Oye, yari handitse. Ese bagiye kuyambura ubuzima. Kabanda Juliette tuguhagaritse kubera ko twasanze ukorana n'amagini. Ese niba bararebye agasanga ibiri bimbere n'ubundi abantu ngo barasenga hari abakahagwa. Nta muntu n'umwe ufite jimeri ibona amagini. Haba muri ADP, mu Gaturika, mu Basilamu n'amadini y'Abadivantiste. Nta muntu n'umwe ufite jimeri ibona amagini. Ese hari jimeri ibona umwuka werayo? Nicyo kimwe rero. Niyo mpamvu leta rero itagira gute itakuziza gukorana n'imyuka wowe wihitiye gukorana nayo. Niba Kabanda Juliette akorana n'amagini ibyo biramureba. Niba akorana na mwuka wera ibyo biramureba. Yes, reka masuze kandi mbifuriza gukomeza kugubwa neza mwe mwese aho muri mu mpande zigiye zitandukanye z'igihugu, bari mu ntara gatanu ya diaspora, leta zunze ubumwe za Amerika, uburayi ndetse n'ahandi. Mumeze mute? Nitwa Tripoti cyangwa se ugite Titiyote Butoto. Nijwi ritari ryiza mugihanganirwa ya magripe, muraza kumfasha. Upagasi umeze gute? Shima Imana ameze neza. Yes. Meze fresh. Nta kibazo. Icyumweru cyiza. Uyu munsi ni ku cyumweru. Akenshi na kenshi rero iyo umuntu yakoze akazi hari ubwo atamenya kubara iminsi. Yego. Buriya kenshi na kenshi abantu mu gihe cy'ubushomeri cyangwa se mu gihe umuntu adafite ikintu akora nibwo bimworohera kubara ngo turi kuwa kangahe. Yego. Ariko rwose namenye ko uyu munsi ari ku cyumweru mu gitondo. Ubundi ngo umuntu uhembwa ku kwezi kugira ngo ukorona nahembwa sinjya amenya ngo ndabara gute. None umuntu uhembwa ku kwezi rero kugira ngo nyine iminsi yirukanke vuba vuba atagize ifemba ntago amenya ngo uyu munsi ni kwa kangahe. We icyo aragenda wagakora agashiduka bigeze mu matariki 20. Nanjye udahembwa se wowe ugiye yibara kurwa mbari iminsi ikiko n'ubundi baba batazampe. Wowe ukwiriye kujya yibara kubera yuko iminsi nutayikurikirana ugashiduka ugize imyaka 35 utarashaka. Nabonye amakuru kugiye kujya utanga ipata. Ariko hari umukobwa nabonye hano utanga imisoro. Hano hari umukobwa warubizi? Ndabizi ariko rero ko no umukobwa utari wandavugisha. Mwibwira iby'umukobwa nabonye. Iyo namubonye rega byarangiye. Ikingora no kubona umuntu. Ikingora no kubona uwo nemera. Ariko namaze kubona umuntu nemera. Cyo gisigaye ni procedure yo gukurikirana ngo menye kandi sinjya nibeshya ku muntu rwose natoranije. Iyo natoranyije umuntu ntabwo njya mwibeshyaho. Yego. Ubwo rero cyo kuvuga ngo nzamara imyaka 37 ntarashaka umugore. Na 33 yezu ya firo sindayigeza ku buryo mvuga ngo nakwiheba. Ariko nanone n'ubundi umugore se ubwo se umugore ubundi ejo ntabwo twavuye kwa gafaranga mu by'abagabo n'abagore. Niba umuntu agomba gushaka umugore ari mutoya barangiza bakamara imyaka 40 yose bari hasi hejuru. Yego. Ikidasi kwa mushaka ufite senkani mukamara veni nibura hasi hejuru mike yanyu nishoboka. Uzi kumara imyaka 40 hasi hejuru. Tutaragera kuri iyo ngingo kwa gafaranga nshaka yuko ejo nabonye ujya gukora ikiganiro n'umuzamu. Ndashaka ko niwe muntu ushaka kuba ufite amakuru aruta y'abandi bantu batanze. Sibyo? Ariko tutarayinjiraho reka manze nkubaza akantu gato. Nabonye uwitwa ngo wa Mipango Jeskizi yavuze agira ati abantu bahora bambaza ngo kuki ngo ntarongora ngo nashaka umugore muri rwa rujwi rwe nawe uramuzi. Bamurambaza cyo narongora uruva. Ati ntamwe ni muri abakobwa twirirwa natungwa amayoga dusangira amayoga urumva. Ati umukobwa aranywa ikirete y'ibyeri aranywa kirete ya Mustera akayimara akarenzaho n'amatabi. Ati ngabo abakobwa ati yanavuze ati yari imyaka ugeramo kubona umugore bikagorana. Ati niyo myaka ndimo urumva. Ikintu nshaka kukubaza kuko nta bakobwa bari hanze bo kugira abagore
habo Jeskwiz nta muntu yabona wo kugira umugore bo Jeskwiz mu mipango ikintu cya mbere ni umunebwe aha ni umunebwe mu byo gukora tutabeshyanye kandi abakobwa benshi niyo utabukize bakunda umusore babona yuko akora Jeskwiz ni umunebwe cyane platform afite zose ni umunebwe amafaranga afite I say ni umunebwe ibihugu agendamo wowe ubona akora ikiganiro buri mugoroba cyangwa agasora akavuga amagambo uzakurikira n'ibiganiro akora urabyumva ugahera ku isegonda rya mbere ukageza kurya nyuma ukumva ubuze ikintu yavugaga yego kereka iyo yihaye nk'umuntu ushaka kumutuka nibwo wenda wumva nyine akavuga ati ingingo yahagurukanye yari yo gutukana ariko mu by'ukuri abantu babana na Kasuku mu buzima bwa buri munsi barabizi nyine ko ari umunebwe icya kabiri ni umuhemu yes atese ni umuhema none se abantu bose bamukoreye hari n'umuvuga neza abakozi bose bamukoreye kuri YouTube channel ziwe ngo zirenge 5 afite ibaze ko nyine yabuze amafaranga bahemba yabambuye bakagenda bimyiza imoso ikindi cya kabiri ako ngo nta mushara agira yabambuye satabahemba buretse gake buretse wombaje bya Kasukura ariko nanone Nyange narakubwiye ngo rimwe na rimwe hari igihe umuntu ambaza ikintu bikaba ngombwa ko vuga ikintu nyine cyari kimaze igihe kikubagamiye abantu bakica hejuru kuko batazi uwo muntu bavuga uwo ari we agahinda gafitwe n'abadiaspora baba muri Amerika bafite akazi bakora kabo ka buri munsi yego yarabazengereje bro Kasuku wa mipango Jeskwiz yazengereje abadiaspora batuye hariya bafite ikintu bakora kigize amafaranga wamaha agacupa se wanguriye agacupa wampaye byerisi kandi amakuru ufite ngahita gutegeka n'umubare wayo umuha utayamuha umubare mwari mwavuganye ngo akagutuka ku babyeyi agatangira kukubarira mu bigaraje banzi b'igihugu uriya mutipe mani atagabanya azanasara uravuga rero ngo umuntu yabona umugore gute nose wabona umugore wiri gusabiriza udakora ngo ukorere urugo abone ko uzamutunga ukomeje ku kantu k'abakozi ngo bamukorera ahubwo ngiye hari uwigeye twigeze kuganira arambwira ati nta saleri cyangwa se ntabwo uri uzangwa akubwire ngo uzakorera yahoya iyo ukora kwa Kasuku wa mipango ngo afite ukuntu ngajya hari agateka umuceri mwamara gukora ikiganiro mukarya mugataha ngo uwo mushara ukabura ubonye ubundi akakubwira ati gira umuntu w'umustar uvugaho umwohereza ku kantu mubwire ko twamuvuze umwite ubwira kugurira akantu cyangwa se akora reply yagusubize ku kibuga mu kiganiro yego cyangwa gusubize mu kiganiro kangahe se basubize abantu none ikintu kinababaje abakozi bose bakoze kwa Kasuku yabandu ikintu cyitwa ubunebwe ku buryo niyo yagiye gukora ahandi hantu bigenda bite akazi karanga umuha amafaranga ntabwo mwongera kumubona ariko hari nk'abantu bakoze kwa Kasuku wenda bagiye handi kanga abadiaspora bari hanze banyumoza barabizi ko abantu bakora kwa Kasuku abashira ku itara sibyo kuri bakamenyekana ariko igitangaje nuko yangiseho kwaka amafaranga no kwambura byababase nabo bakubita avance nuwongere kubabona akaba ari byo bajyamo n'ubundi nabo yarabanduje kwa kenshi zirahe teka ngo zibazaguzwe nabo ngo bavuze neza arakuvuga ngo ngurira akantu kagutegeka n'umubare w'amafaranga wabyanga nibwo wumva nyine akurisha imyanya y'ibanga kumva nyine kugutuka ibituko by'inyanagazi kubera iki nagashaka gukora bivuze ngo intwaro ye rero kujyanye no gushaka umugore icyaka no sibundi kangubaza ninde mugore wakwishimira gushakana n'umuntu utukana kare akagenda ese ubwo naramuka umugore abagore bagira amakosa n'amafuti yabo runaka kandi atanashinga pe usanga umugore yiriwe mu ndorerwamo yireba ntiyatetse usanga umugore yiriwe avuga amagambo n'undi mugore mugenzi we ibyo bitinze gushya biriya bitutsi wabyihanganira umugore batinze guhisha bivuze ngo nta mugore akwiriye rero Kasuku kereka nashakana ni robo wenda yihari Nubiza ngo za Sofia nazo ngo kuzikora kuri ngo zikora bazikagira yes reka twigire ku nkuru yacu reka turekane na Kasuku ntabwo ari warutuzanye rwose nuko hari ikintu kiba nyine cyankozeho nyine ibyo ngiye nkubwiye nawe arabizi ko ntamubeshyeye arabizi ko yazizengereje aba diaspora abaka amafaranga noneho akabategeka n'umubare ngo wayagomba kubahereza ariko nanone kuri kote yo kubaka famille nyine discipline ya Kasuku iramugoye ku buryo nyine atabona ubwo se ibyo se nkubwire basi hari umuntu ugeze bikubwira
hari ibyo numvishe bimwe na bimwe aribyo bindi byawe yego. Ibyo kwaka amafaranga ya diaspora wumvise babivuga? Ahubwo nge numvishe ab'imbere mu gihugu. Akayabaka mu gihugu. Ab'imbere mu gihugu ashobora kujya bityo agahita avuga ati The Ben. Uzambwire ngo nzane umutangabuhamya. Umutangabuhamya. Baravuga ngo ajya avuga ngo sikovuye ngo yamuteye ngo toroma. Gasuku amaze gutera toroma atocaringa abantu mu buryo bwo kubaka amafaranga. Bwo kubaka amafaranga. Aba diaspora batocaringa. Yego. Yes. Kandi nawe nyine nabyihane nahindura discipline ye. Kuyo nyine ajya kumurwa kuyo n'umukobwa banaganira. Kumva nyine ari kuganira n'umuntu w'umugabo none se umuntu ikintu nta discipline agira nawe. Ahubwo ngiye niyo yita umwami w'abagore bura. Akamatwa ari mu rupfu ngo niyumva ajya kubona ukuntu ari umusanze. Ni nk'ari mu rukundo. Yes. Yego reka rero twizamukire ku munsi w'ejo nakubonye wagiye kwa hariya bita Bugesera za Mayange. Wagiye kureba umukozi ni umukozi usanzwe ukorera Annette na gafaranga sibyo? Uravuga uti reka no gutangaza inkuru z'ibyo nzi cyangwa se wenda nabwiwe reka nigerereyo kuri tele. Uhura n'umuzamu waho numvisha umwitaka nako yitwa Nyinya ariko ubwo n'izina ry'irihimbano nuko yenda hari aramenye ari imbere atarimo. Yego ushobora kuba ariko bamwise Nyinya. Mwaganiriye bimwe yanabitangaje ariko nk'umuntu waho muri rusange hari ibyo ashobora kudatangaza ariko akaba yabikubwira cyangwa nayo nk'ijisho ry'umunyamakuru ukikurira yandi makuru y'abandi baturage bashaka kuvuga ati ngiye sinayavuga ariko bimeze gutya na gutya cyane ko baturanye n'akabari. Ibyo biba abanyakabari bivugirwa mu kabari ni byinshi abantu benshi baba bamuzi tu sibyo? Ibyo nibyo nshaka yuko uvi muzini muzingo inkuru aho yatangiriye isaa 8 z'ijoro aho birutse byose umwanya no wawe. Mbere na mbere ndabanza ngaye umuntu twa Pastor Claude. Ndabanza ngaye umuntu bita Chita Magic. Yego. Ndabanza ngaye umuntu bita Murongi Sabe Munyengabe. Ubundi nongere mbabwire ngo kuki muri abanyabinyoma kubera iki muhishira ibintu kandi mubizi. Bahishiriye iki? Kimwe muhishira ibintu. Ikiganiro nimugora Pastor Claude yakoze yavuze ngo yatizeho titre ivuga ngo umutima wenda kundya. Ku gafaranga ngo yararenganye. Icya kabiri. Abandi bakavuga ngo Annette murava ari kurira ngo nababwiye ngo gushaka umugore ngo gushaka ngo umugabo. Bavuga ibintu byinshi cyane ariko by'ukuri yo mbarebye ndavuga nti se bano bagabo barabatamitse. Kubera iki baca hejuru kuki baca hejuru nukuri yuvuye hano ukigira hano bita Mayange mu mudugudu wa Kindonyi muri bari Kibenga man bakubwira ibintu byinshi cyane. Abaturanyi bakubwira ibintu byinshi ariko bakakubwira ngo ntidushaka kujya kuri kamera. Yego bakubwiye iki rero kinyuranye n'icyo Chita Magic. Ibaze nawe umukozi witwa ngo Nyinya umuzamu wabo ubwe ambwira ngo hari ibyo ngo niba ushaka inkuru ndayikubwira gutya. Sinshaka kugira ngo boss wanjye anyirukane. Reka mbikubwira uzajye n'ubyitangarize. Ariko nushaka kuri kamera ntabwo mbikubwira byose uko byakabaye. Yego. Wumvise? Ati ki rero Pastor Claude reka mubwize ukuri. Hari abagabo bona bakaza bakavuga ariko mu by'ukuri wakumva ibyo ukuri kwa nyako naguherereye bose barubantu. Ikibazo bimeze bite? Yego. Mu gitondo narazintora ngo ngiye hariya Bugesera. Ariko ikintu nashakaga kwari kumenya ngo ukuri kw'ibyavuze ku ma YouTube ninde uri mu kuri ninde uri mu kinyoma. Yego. Rero mubwire rero ikintu abantu bose babeshyaho cyabaye imbarutso yo kugira ngo gafaranga Bishop Gafaranga n'umugore we Annette murava batangire gushwana batangire gushihurana. Wabonye iri ataje berekana muri ma video itaruzura. Yego. Haya niho ruzingiye ariko impamvu batangiye kurwana impamvu bavuga itaje bagaca hejuru cyatumye itaje ituzura. Sinzi niba munkurikiye, sinzi niba yenda muhari, sinzi niba yenda muvuga uti vuga uvuye aho ariko reka mabwire icyo bita intandaro cyangwa se catalisateur. Catalisateur imbarutso. Yego. Numva abantu benshi baba hafi ya gafaranga
Gafaranga mu namubwira Gafaranga we nta nshuti ugira, Gafaranga wowe nta nshuti magara ugira, sha uri ku gasi nk'agati nk'agati kameze mu butayu. Abo bamuvugira iyo aza kuba agira inshuti bari abantu bose bari kuba baramubwiye ngo ibi bintu byaramenyekanye. Byatangiye gute rero? Nikoreye ikiganiro cyo muri vuga nti nyamara Gafaranga nubwo yafunzwe ntabwo umugore yaturuka aranga kurega byonyine ngo birangire. Yego. Abara amakuru avuga yuko yafashwe asambana. Inde wafashwe asambana? Gafaranga cyangwa Net? Inkuru dore ukuntu yatangiye. Umuntu witwa Gafaranga n'umugore we ngo bahanye gahunda kugira ngo batangire kubaka inzu. Inzu y'ama etage 3. Etage ya flo 3. Inzu irahari ariko. Kibura n'amasuku. Ni nabyo babonye mu YouTube hose bavuga ati inzu irahari. Yego. Ariko mo hagati nzigeze mu hagati amakuru nakuye Bugesera nakuye mu baturage nakuye no ku mukozi wabo witwa Nyinya yanyongoreye mu ibanga hano mfite amajwi yabyo avuga yuko Gafaranga agezemo hagati ngo yaje guhura n'umugore w'ikizungerezi inzigezemo hagati. Yego. Batangira kuganira bageze aho barakundana. N'uwo mugore w'ikizungerezi barangije umuntu witwa Annette Murava. Annette Murava akajyabona ngo imirimo yo kunzu iragenda gakeya, akabona imisubari igiye kwa wa mugore, akabona imirimo yo kuba akabona ibikorwa byo kubaka biragenda gakeya. Atangiye kwibaza ngo ese amafaranga ajya he? Ingarakara ko n'isima iri kujyamo atari isima nyayo iri kujyayo ko turi kubaka bimeneka bihongoka imvura kwigwa bigahita bimanuka kandi byarumye. Abafundi ko bishyuza yes biri kujya he ngo akora iperereza ryimbitse aza gufata uwitwa Gafaranga n'uwo mugore. Abafatira he? Niho nanjye ntamenye. Yarabafashe cyara biki? Yabafashe baramubwiye bati dore tambika ngarabakurikira, arabafata bagwa hejuru. Mu gutaha rero nyuma yo gufatirwa mu cyubo yahise amubwira ngo ndabimenye buriya niyo nta bikorwa mwamufite byo kubaka, kubona ko umugore yavumbuye ahantu amafaranga y'urugo agwa biteye ikibazo. Yavuze ngo kumbi nahanga amafaranga yo kubaka inzu yashiriye. Abo bago bakorodero n'abasabe nibo bantu n'abacita sinzi bamwe ibyo bintu batabivuga kandi ibyo ari ntandaro y'ikibazo cyanyacyo. Yego. Geranyibwa ati mabuja yafashe databuja muri gahunda. Kundi mugore ngo yamariye amafaranga yose. Igihe kiragera rero ngo nibwo umuntu utwa Annette Murava yatangiye kwigira inakoreka mu rugo rwa Gafaranga. Umugabo ufatiye mu cyuho mwajyaga mukora amafaranga ntumenye hananyura urahamenye. Yatangiye kwigira inakoreka. Umujinya wose Annette yagiriye Gafaranga awutura abakozi be mu rugo. Wabyumvise? Yego. Umujinya wose uwitwa Annette Murava yagiriye Gafaranga kubera kufatira mu cyuho no mu ngeso mbi. Awutura abakozi bo mu rugo buriya ngo mu mezi 7 amaze kwirukana abakozi 30. Mu mezi 7 abakozi 30 barahavuye. Ni umwe abakozi ngo umubare umubare munini ugira ngo nabakabya nkuru ntago abakabya nkuru. Mu mezi 7 umuzamu yanyibwira ko amaze kwirukana abakozi 30. Umuzamu we kuki atagiye harabura iki? Muri abo bakozi 30. Umuzamu arigendera. Urumva akirirwa yikorera ibiyede akaza kurarira. Ako numvishe no mu kiganiro avuga yuko ngo atari kuri payroll y'umugore. Yes. Nabaje nese ko boss wafunze. Kubera iki utabwira umugore ngakwishyura? Tigira umugore ntacyo mvuga n'uriya mugore. Yego. Tigira umuntu wamaye akazi mbaza wambwiye nzajya mumwishyuza ni boss wanjye Gafaranga. Umugore ntacyo bituvugana n'ubwo ntacyo ari hariya. Yego. Kugeza n'ubwo nagiye mu rugo akambwira ati hano hari imbwa iryana na Gafaranga rijya ashaka kwirisha Annette Murava. Iyo basereye barayizitura kayimushumuriza. Shebuja w'imbwa agashaka kurisha mabuja nyirabuja w'imbwa. Iyo mbwa ngo yitwa Sinop. Sinop ujya kurya Annette. Ahubwo Sinop. Annette. Kata. Ngo aramwatakisha. Shemu byaba bibabaje. Sinop ataka. Byaba bibabaje. Akayimushumuriza.
iyo basererengana mushumuriza. Yego. Andi makuru rero utazi. Uwo mujinya wose abakozi bahajya buri haba abakozi bo mu rugo babiri. Aburira abana nuko ndi mirimo isanzwe. Abakozi bose nta rumwe ngo hamara ukwezi. Iminsi myinshi ni 20. Annette Murava ngo arabatesa sana. Ariko nawe ngo bituruka heki. Kuwo mujinya kutubura ikintu akora. Kuva rero ayo makimene yatangira. Ashingiye kuri ibyo bintu. Nibwo abantu banga kuvuga ikibazo ahantu cyaturutse ko ari ifatwa ryo mu ngeso mbi. Ariko kandi abantu bose nta n'umugore bikwiye gutungura. Ku mugore 2025 nta mugore ukwiye gutungura ko umugabo wamusuce nyuma. Hajya ikindi kandi yaranabizi ko ari umugabo w'umudivorce. Gusa ikindi abantu bakwiye kumenya nibatera mu bigafaranga. Kuko Annette Murava nawe ubwe yagiriwe inama inshuro nyinshi avunira ibiti mu matwi. Yego. Baravuga ngo nta gashyi uzajyana mu rugo ruvuye mu ndi mugore. Kuko n'ubundi nawe yaragerageje biranga. Baranabyaranye. Ndetse n'umugore wabyanye n'agafaranga yikiza Annette aravuga ngo ahantu ugiye ntabwo uhazi. Yego. Ariko burya ngo amatwi ari mu rukundo ni nk'ari mu rupfu. Ntago yumva. Kandi baravuga ngo niba hari abantu babiri bagoye kugarura ni umugore ukurikiye ubupasiteri n'umugore ukurikiye umusore cyangwa se umugabo yakunze. Buriya umugore wakurikiye bishop niyo wagira gute abayumva bishop ari nk'Imana yamumwoherereje. Daddy mushumba wanye ni kanaka. Ubise. Yego. Ibyo rero nibyo abantu bashaka kuvuga ngo babyerure bavuga ngo kugira ngo burya bavuga ngo iyo iyibuye ryabonetse. Ntibarikisha isuka. Yego. Ntibarikisha iki? Isuka. Andi makuru rero utaruzi. Kugira ngo Annette Murava aje kugera hari gagafaranga umugabo yishakiye. Yego. Nuko ngo amaze kurwara inyama zo munda kubera ipfushi byo munda. Bura gafaranga ntajya kubita mu maso. Ni ibipfusi byo munda. Ngo Annette Murava arwaye inyama zo munda ziturutse ku bipfusi n'amakofe yo munda. Ibyo byavuye he? Azamurira mu bifoka byaro. Icyo gipfunsi cyo ninde wagitangaje amakuru ni nyinya zamu. Yakubwiye ko ahora aribwa. Yagize hajya kurega. Kubera ko inyama zo munda hafi ya zose ngo zifite ikibazo. Mu mafoto mbona muri ruriya rugo rwabo mbona iriya etage isa n'iyasenyutse hejuru ku gisenge ndetse ukabona ko yari etage yenda kuzura ndetse imeze nko yanuze inasakaye hejuru inasakaye ariko ukabona ko igice kimwe cyasenyutse. Yaba nibyo ntibyaba ari imbarutso cyangwa akaba ari ibura ry'ayo mafaranga. Nabikubwiye ko nyine imirimo aho yari igeze. Yego. Hatangiye kubura amafaranga yo gukoresha ibikoresho bikomeye. Urabizi ko abafundi nabo bahaye abafundi bayesima umufuka bawushyiramo wabaha ibiri bakayishyiramo. Yego. Batangiye kujya bafata umucanga mwinshi sima nkeya. Umucanga mwinshi sima nkeya. Ayo matafari ya block babumbishije yose amwe namwe bambishije sima nkeya nimpamvu n'imvura yaguye ahita gwa hasi. Kubera ko amafaranga yose yagiye ku nshoreke. Yego. Annette Murava nta kintu gafaranga kivuga ngo yumve. Kugahenda kine kamere. Warumvise amagambo yavuze. Yarabati giye ntunzwe no kwihangana. Mu kiganiro gikoranye na Sabe. Abandi bagore bati nubundi kwihangana nta mugore utihangana. Ati nubundi urugo rwubakira ku kwihangana ati byo si igitangaza. Si igitangaza. Ariko nanone bakavuga ngo agahinda k'inkoko kamenwa n'inkike yatoyemo. Ngo nta nuba ari joro ataraye. Mbwira rero story zo kwiruka saa 8 z'ijoro. Urakoze. Ngo saa mw'ijoro rya nyuma na nyuma ry'umwanzuro wa Annette Murava kugira ngo afate umwanzuro wo kurega umugabo bashakanye. Gafaranga yatashye mu masayine. Agera mu rugo intambara zirongera ziratangira. Baracyocerana ngo bakigera baba mu cyumba cya kabiri hejuru muri etage. Yego. Kubera ko hasi muri cave mu nzu yo hasi haba abakozi n'umwana. Yego. Baracyocerana bavuga ngo hari etage ngo uri hejuru agafaranga azamuka nta muryango uri mu nzu uzamuka hejuru kuri etage. Ibintu byose bitangirira hasi hari umuryango uzamuka bujya mu nzu ya kabiri. Uramutse ushaka kujya kugasongera ka etage hejuru waca inyuma y'etage ngo hari umuryango wa kabiri ugana ibumoso bw'etage. Yego. Ariko mu nzu ikoreye amasuku nta muryango wari uza hejuru ku etage ya gatatu. Birangira hejuru gutya nta kindi. Baracyocorana umuntu utwa gafaranga ngatangiye gukubita
Aneti bya bipfusi byo mu nda bya bipfusi bye yego Aneti ngo agafaranga agiye gushaka niba agiye gushaka ngo umukoba bagiye gushaka ni umukoba n'inkoni ngajya muzitura yego nibwo Aneti yagwese yifura akingura yirukanga ngo yambaye ikanzu gafaranga amwirukanga abangura ajya hegaruka avuga ati neje abantu andi makuru ahari impamvu gafaranga kubitaga umugore we ntihagire umuntu n'umwe ubimenya gafaranga yishyuye umutekano n'abanyerondo kandi Aneti yarahungiye mu banyerondo dekada yagiye asakuza uwitwa mutekano n'abanyerondo ngo na polisi bari gutambagira bacunga umutekano nibo bavuze ngo ubaye iki yego ariko dushimire mutekano wahari Bugesera mu mudugudu wahari mu Mayange Kindonyi ngo yahoraga abwira agafaranga avuga ati gafaranga nubwo ubona umugabo wubashywe w'umustar ariko umunsi byagiye hanze nzakuva yego yes upaga nyemerere nkuru ya gafaranga tuyireke uretse gakeya uretse wumva numva ufite story nyinshi kwa gafaranga none se nagiye kugira gute akuri nago wamusuye inde gafaranga nani Aneti ni umushuti ngeze kumusura ari inshuti yawe nigeze kubona n'ifoto muri kumwe yego ayo makuru yose niwe ntabwo yanyuzemo akakubwira make kuko ndi kumva n'amakuru ari tipuma imbere ku buryo umukozi ataba yazi nawe ngo amasaha amaze hariya y'Amayange nahamenyeye icyo bita Bibiliya ntagatifu Bibiliya y'abarokore bifite ukuntu bari ntoya hari ibitabo bitarimo yego ariko hariya Amayange mu Kindonyi hariya nahamenyeye Bibiliya ntagatifu y'ikinamico ibera mu rugo rwa gafaranga kugeza naho gafaranga abaturage batuye hariya bose yagiye bagurira akaro baranga ni umuntu mwiza yasohotse mu gipangu yigira umuntu mwiza yego Aneti waramusuhuje Aneti wasanze arwaye se koko nasanze agiye ahubwo ese yaragiye kandi waramusuhuje usanga agiye uyu bafite gahunda ziwe nose nurajya hano akavuga ati nubwo ugeze ahangaha rero usanze ngiye okay ubwo ntabwo bwabonye uburyo muganira birambuye nta nicyo yakuganiriza azi ko uri umunyamakuru ubu ugiye kwitereka yego ubwo rero bamubwira ngo niba aramuka babonye uwitwa gafaranga ari kuririmba ntibamurimireho ibisinde kubera ko abagabo bose turi kimwe niko navuga burya umugabo uhazwa n'indyo imwe uwo mubanze niba atarapfuye ntaravuka aba hari ubu ngubu bose nubwo nta kamera baba bafite ngo zibagendaho ariko bose nawe tewo ubwo kureba gutyo ndabizi ko hari igihe uvuga n'abantu barenze umwe ariko ndabyemerewe urabyemerewe nta urafata ngo nzirike ubu ugerageza kureba uwo mwahuza twahuza nzagwa aho ngaho ibyo ni byo nkubwira rero abanyamudugudu abanyerondo nibo bahosheje ngo baramufata baramubwira ngo jya mu rugo bamushyira mu rugo gafaranga ahita afata jipe ye ahita yerekeza yongeye kumva koro yo kuri polisi bambwira ngo turagushaka nyura hano tukubwira ahanyuze ntiyagaruka kumva ibyo nibwo abaturage n'abanyerondo n'abamutekano baheruka ariko andi makuru ahari uwitwa Aneti Murava ngo yajyaga ajya kuregera urabona ugeze kwa gafaranga ukomeje nk'ujya hakurya za Ruhuha none uze umutekano atuye hafi y'icyapa cya niba ari cya Skol niba cya Mustere hafi niho atuye ngo buri gihe witwa Aneti yajyaga kubwira umutekano ati nyamara bazanyica umutekano akavuga ati genda umutekano ngo yari turi kubikurikirana kumbe gafaranga yamuguriraga fanta yamuguriraga akantu yego ikindi nasorezaho rero nyuma yuko Aneti Murava ngo abonye gafaranga amuzenguruka hari amakuru avuga ko nawe yatangiye kwiyibutsa ibihe byahashize atangira kwibuka umuntu wa mbere se gafaranga arapfukamara avuga ati reka wambabariye madamu reka da aretse kumemukira nawe atangira kujya asurwa n'abantu bashyitsi batunguranye mu buryo butazwi gafaranga ati abashyitsi bavangane bandi urambaza iki wowe aho yogeze mba naguconze amafaranga yubaka inzu arangira atyo arangira madamu nayo bakabaye naho bakwicaye ngo bongere bakorera andi mashyashya babagiye mu ntonganya n'inzu biragaragara ko iri mu marembera niba atareba neza irasenyuka pe izabagwaho irasenyuka iriya nzu nabonye izabagwaho yego reka tuve kuri gafaranga na Aneti ahubwo twerekeze kuri Julienne Kabanda Chita na Sabine inshuti mbi Chita na Sabine inshuti mbi inshuti zawe se inshuti zawe za gafaranga mbi nese kuki uvuga ko ari za gafaranga mbi kandi gafaranga atabahakana
mu biganiro byose cita na gafaranga bakoze mu byo Jasabe na gafaranga bakoze kuki nawe twumva bamugira ati gafaranga ariko baravuga ngo umugabo aguye ngo barenza utwatsi wagira ngo bamuvuge nabi nuko baturanye ko bamusenye ko bamutumye senyase gende yubaka se barabizi ducenjinga ingingo bamutije umuhoro icyo ndicyo bakabaye bavuga ngo niba bakabafata na Murava bakavuga ngo Murava nubwo umugabo yaguye mu ikosa ariko siryo herezo yego imfizi ntiyimiye twigira kwa Julienne Kabanda ku munsi w'ejo RGB isohora itangazo ribambura ubuzima gatozi ni itorero navuga ngo arya ni itorero burara cyane ni idini sibyo ni idini rimaze igihe rikora ni Grace Room risengeramo abantu benshi risengeramo abastari nabonye abantu bose mujya mu mwitereka mugakora kuri kote zivuga abantu nabi ariko nabonye hano hose bamuvugira ati ni ibiki reka mubwize ukuri rero Patrick Ndera uramuririmbyi wawe ndamuzi se nge ko nahe nanahagera Patrick ngo ni Irene Patrick yego umuyobozi wa worship team muri Grace Room yego uriya burango ni Urokirita baririmbyi niwe ni Urokirita ntabwo uzi kuririmba bararukirita baririmbyi umushahara se w'abaririmbyi hariya ugira ngo nturute wa mwarimu n'abandi umushahara hariya ni abaririmbyi imbarwa gusa ariko si icyo ngicyo nshaka kuvuga witwa Yayel nawe niho aririmba muri icyo cyumba baririmbiramo hari umushuti wanjye witwa Christian none ne Patrick nawe ni umushuti wanjye ntabwo nari nzi yuko ahubwo amakuru natangajwe no kubona batagera urusengero kandi nabonye ku mwaka barije miliyari 6 binjije miliyari 6 n'ibihumbi na miliyoni 440 n'ibihumbi 100 yego ariko maruzi kuri business irenze se ariko si baruye muri business cyangwa ibaruye mu bigo buretse ni business uretse nyine tubanze twumvikana uko niba leta ifite ishingiro cyangwa nta shingiro ifite uko RGB yakemuye ikibazo cya Rayon Sport igafata uwitwa Jean Fidel ikamubwira ati wari uyobora Rayon Sport ni nako RGB ifata insengero buriya yego uko ikemura ibibazo by'amakipe nako ikemura ibibazo by'insengero urabyibuka ADPR bayihereza Izayi umushuma mukuru yego Reverend cyabya bamwita representant legal representant legal Izayi yego umvise RGB na RDB byose ni ibigo ariko nanone nubwo ari ibigo byose RDB nubwo ishinzwe iterambere n'iki by'igihugu bihuriye na leta ariko niyo RGB nayo iba muri ni ya leta isi si ya leta yego uko rero amabwiriza agenga insengero avuga ko yuko ugomba kuba ufite urusengero rwawe inyubako yawe idafatanye n'uruganda idafatanye n'akabari ndavuga ngo hano mu gitondo n'akabari ngo hanyuma ngo mu Rwanda no gusenga iyo bavuze gutyo bivuze ko niba ngiye afite urusengero hano hasi muri rimwe utagomba gushyira urundi ngo muri kabiri oya iyo ni inyubako imwe buri wese agomba kugira inyubako ye kugira ngo leta nijye kuvuga ngo tubasoreshe ntabwo uri gushaka kubinjiza mu makampani babone uko babasoresha ariko amakuru ari nuko rusengero ngo rwanakodeshwaga n'urukodesha nyine n'ubundi wabonye ko beza abakristo impamvu dukunda Grace Room ngo nuko ngo itatubuza kujya mu yindi mirimo ya mu gitondo kuko ku mugoroba tuyijyamo tuvuye mu kazi kacu kuko mu gitondo harimo irindi dini ku mugoroba bakazamo Grace Room yego ariko nanone nkibaza ngo ni gute Rayon Sport bakemurira ikibazo nk'umuryango utegamiye kuri leta wigira ngo uri hariya hanyuma uwo muryango wundi bakabura ukuntu bawubarura ni ukuvuga ngo mu yandi magambo nta hantu na hamwe Grace Room yanditse muri leta oye yari handitse ese bagiye kuyambura ubuzima gatozi itahanditse yari yanditse muri RGB ariko barareba baravuga ngo ibyo muri gukora bitandukanye n'ibyo babahereye ubuzima gatozi uretse wumve rero ikintu utazi ni kimwe babahaye ubuzima gatozi yego barabubambuye babubamburiye iki ko bari barabubahaye soma itangazo isambere Grace Room amabwiriza ya RGB avuga yuko ugomba kufita abakristo 1000 bemeje yuko umufite urusengero abase ni bafite baranarenga urase muri arena najya 1010 baranarenga bafite amabwiriza avuga yuko ugomba kufita inzego n'abayigisha bize amashuri ya Bibiliya yabyemerewe yego kubambura ubuzima gatozi rero
ntubyitenye no kuvuga ngo hari igihe leta niyo kwakira business ushobora kugenda ukabukora bari kugenzura ariko bitavuze ngo babaye ubuzima gatozi ngo bw'igihe nka ADPR uko zimeze bra ADPR ukuntu imeze nk'ahantu imeze nk'ahantu yibereye ubwayo yemewe na leta ifite inzego zayo ngira ngo n'abapasiteri ejo bundi babashyize muri pasiyo batuje ibisabwa bameze neza nyine mbese mu yandi magambo leta ishaka yuko amadini yose amera nka Katolika na ADPR. Yego upaga ikintu nshaka kubaza leta itari yinjira muri ibi bintu hagaragaye umuntu arimo arasebya cyangwa se avuga yuko uru rusengero ngo umuyobozi warwo akorana n'amagini cyangwa se ibyo akora ngo ari nk'amashitani nyuma yaho twumva kugira ngo bakurikirane wabivuze ahubwo bafunze urusengero n'amagini ahari wenda uriya yakanguye leta yakanguye RGB byaba ariho babihereye bareba ntabwo RGB iziza Kabanda gukorana n'amagini irabimwemerera gukorana n'amagini se birenze wabonye RGB wabonye bavuga ati Kabanda Juliette tuguhagaritse kubera ko twasanze ukorana n'amagini ese niba bararebye agasanga ibiri bimbere n'ubundi abantu ngo barasenga hari abakahagwa nta muntu n'umwe ufite jimeri ibona amagini haba muri ADP mu Gatolika mu Basilamu n'amadini y'Abadiventiste nta muntu n'umwe ufite jimeri ibona amagini ese hari jimeri ibona umwuka werayo nicyo kimwe rero niyo mpamvu leta rero itagira gute itakuziza gukorana n'imyuka wowe wihitiye gukorana nayo niba Kabanda Julienne akorana n'amagini ibyo biramureba niba akorana na mwuka wera ibyo biramureba ahubwo icyo bashaka kuvuga ngo wujuje ibisabwa dushaka yego no kuba akorana n'amagini se ni rese dini ridakorana n'amagini reka nkubaze sha igihe kinini umara mu rusengero ntibatokesha amagini baratokesha aragenda se reka nkubaze mu isengesho ry'umurokore umwanya munini umara atokesha amagini nyine aragenda nese uwo muntu amagini aba yabonye he aba yakuye he nyine nta kibazo kubaza igihe guhere butokesha amagini hari ayo wigeze uyabona sohoka mu rusengero akagenda hari umunsi n'umwe wumva nsenga ntokesha amagini Yesu yatokesheje amagini umuntu ingurube zimuvamo ziragenda turabibona Yesu yatokesheje amagini yaratokesheje yakuyemo umuntu amagini yakuyemo nyine wese gukuramo none se amagini butokesha ku cyumweru mukongera ku cyumweru akagaruka amagini yabonye Yesu aramubwira ati tubabarira n'utwice reka twigire mwazirangurube ni mwigendere ayo magini ageze mu ngurube azijyamo zirakinagira ziruha mu nyanja nta n'akazi kagoye Yesu ugeze akora ku magini none abirirwa batokesha abantu bayabona nkubwiza ukuri njye nibaza umwanya umuntu amara mu rusengero niba wumara avuga satani cyane toka satani abademoni toka satani nta n'umwanya yabona n'amasegonda 5 wo kuvuga ati mwuka wera amanuka cyangwa se Yesu umanuka yego uwo muntu rero tutabeshyanye uri guhamagara amagini kure aba yabona hafi aho ngaho bivuze ngo mu rusengero amagini abahari byanze ukunda harimo umuntu wayazanye ariko ntabwo RGB izi z'abapasiteri kuba bakorana n'imyuka bo bihitiyemo gukorana nabo ubwo mu rusengero rwa Julienne Kabanda harimo amagini numvise ngo yakura muri Nigeria ayakura muri Nigeria ariko nanone ni umupasiteri usagiye muri Nigeria guhura n'umupasiteri mugenzi we ngo baganire ku by'umurimo w'Imana watera imbere ubyita gute ko ari amagini upaga nyemerera dusoza iki kiganiro niba ntakubangamiye ariko oya ntabwo twakora n'ubundi munsi wose ariko nanone umupasiteri afite abantu benshi cyane atunze bamubwira ngo bacuranzi aba media team oya n'umuryango mugari n'umuryango munini none ari barokore ngo nabo numvise ngo bahabonera akazi aba numvise ngo bakoze ku maso batangira kumenya gusoma urumva abantu batandukanye bagiye bahamenyera byinshi bitandukanye ku buryo hari afatero n'abantu ariko nanone nkibaza ngo se ariko akindi numvise kwa Kabanda Julienne bura ngo ni inzira nziza yo kuhabonera no kubona umugabo n'umugore kwa Julienne yes kutarajya yose kutarajya bura ngo bapasi z'amazi hariya muri classroom ye baba we ukigerayo abakobwa ngo bari kukwitegereza bavuga ati uyu musore se ni umugabo arubatse bakibona kugira ngo kutubatse ni gutya ngo pasi n'amazi birikora cyane ahubwo kugumirwa riramutse ritagarutse benshi bakuzakura umugeni bazagumirwa bashaka ukuntu babikemura abo bakuru rusengero miliyari zose ari nyinshi mani abapasiteri nabo bakora amakosa abapasiteri bigira nkaho baje gukama abakristo ubundi kera umushumba yagaburiraga intama ariko nk'ubu tuvugana intama zirwa zirisha zikazanira umushumba nawe akarya
ntabwo ibyo ngibyo bibaho rero ako buri umushumba agaburira intama cyangwa intama azigaburira agira ngo azazikuremo umusaruro buriya rega nujya ubona se njya mbona abantu borora amafi cyangwa se borora nk'inkoko akayigurira ibigori abigura se kubw'impuhwe ubwo kandi abantu bazi ko iyo umworozi aguriye ubwatsi inka aba yikunze abagira ngo ishishe azayibage. Sawa, reka dushimire abantu twatangiranye ikiganiro twatugeranye ku musozo. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri DPTV Rwanda nakubwira ni kora subscribe. Uyu ni Mupagasi tubana, nje nitwa Tripoti cyangwa nyite Titi Yote Mutoto, dusubira ubutaha.